Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Tubyutse duhereza Imana yacu icyubahiro, izinze ijoro, izinguye amanywa, yongeye iraturinda, iraturengeye, yarwanye intambara tuzi n'izo tutazi, yahabaye mu buryo bw'ubumana, yahabaye mu buryo bw'imbaraga zayo, yahabaye kubw'urukundo igukunda. Imana nishimwe. Iki gitondo tubihereje Imana icyubahiro, iki gitondo dushimye Imana yacu, iki gitondo twongeye kwibuka urukundo rwa Yesu Kristo ku buzima bwacu, iki gitondo twongeye kwibuka kugira neza kw'Imana yacu iri kuzingazinga ijoro, izingura amanywa, wari ushyizweyo ariko Imana yabikoze mu bumana bwayo. Imana nishimwe. Iyo nkubwiye ngo yazinze ijoro izingura amanywa, ujye umenya yuko hari imigambi y'incakura yaburijemo ku buzima bwawe, ujye umenya yuko hari imigambi y'abanzi bawe yapfuye ubusa. Rero izinguye amanywa iravuze ngo wongere ubeho, izinguye amanywa ikugiriye neza, ikweretse kugira neza kwayo. Imana nishimwe. Iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, tunejejwe n'Imana itabura uko ibigenza, tunejejwe n'Imana ishobora byose. Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Muri iki gitondo turacyari muri teme yacu yitwa garuka ushime. Garuka ushime Imana. Hari ibyo yakoze mu kwa mbere, hari ibyo yakoze mu kwezi kwa kabiri, hari ibyo yakoze mu kwa gatatu, hari ibyo yakoze mu kwa kane, mu kwa gatanu irongera ikora n'ibindi, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwezi gushize kwa 10. Imana hari ibintu byinshi imaze gukora muri uyu mwaka. Rero nakubwira ngo garuka ushime Imana. Wowe turi kumwe mu masengesho y'iminsi 40, nutangire utekereze guhigura imihigo yose wari warahigiye Imana, ukayibwira ngo Mana nundinde ukandengera, nukora kiriya na kiriya Mana azagushima. Garuka ushime Imana, garuka uhigura imihigo, garuka ubwira Imana ko yakoze, ko yakuvuye bwa burwayi, ko yakuburaniye rwa rubanza, ko yakuvuganiye hahandi utari bugere. Garuka ushime Imana, garuka ushime Imana, uhigura imihigo, garuka ushime Imana, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo guhiga imihigo ntuyihigure, ni ukuri ntacyo biba bimaze. Ngo iyo uyihize ngo guhiga umuhigo utazahigura rwose birutwa no kutawuhiga. Rero warahize cyane, wa mubyeyi utwite warahize, ubyaye none waricecekeye. Garuka ushime Imana. Cya gihe wowe turi kumwe muri iyi nibature, wowe cya gihe uri umushomeri, wagize imihigo myinshi cyane, urahiga urongera urahiga, ariko Imana imaze kuguha akazi wibagiwe guhigura. Garuka ushime Imana, garuka ushime Imana, garuka ushime Imana, kuko hari ibyo Imana yagukoreye nawe ubwawe warebesheje amaso yawe. Garuka ushime Imana, garuka ushime Imana. Nyemerera rero turi muri iyi teme yacu yitwa garuka ushime Imana, tugiye gusoma igitabo cya Zaburi. Zaburi ni igitabo cya Dawidi. Titire handitse ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nategereje Uwiteka nihanganye. Imana ishimwe. Dawidi nikavuze, aravuze ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Nawe byakubayeho, hari uburyo wasenze, hari uburyo wagiye wihangana ushinyiriza, utegereza Imana kuko nta wundi muntu wari bukurengere. Hanyuma Dawidi akomeje avuga ngo antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye. Imana ishimwe. Ni ukuri ni Imana yumva gusenga kwacu. Ntago ibi byabaye kuri Dawidi nawe byakubayeho, kuko nawe hari igihe wabonye ko Imana yagutegeye ugutwi ikumva gusenga kwawe. Kuri 3 ngo kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Imana yagukuye mu byaha bitandukanye, aho wari kugwa irahakurengera, iragutabara.
igusayura mu isayo y'ibyaha. Imana nishimwe. Niyo mpamvu nakubwira rero ngo ibyo gushima Imana ni byinshi. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, hanyuma akomeza intambwe zanjye. Imana nishimwe. Kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Imana ishimwe ko nawe uyu munsi ufite ishimwe, ufite indirimbo nshya. Hari uburyo waririmbira Imana ukayihimbaza kubw'ibyo yakoze ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Hanyuma 5, ngo hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone cyangwa abiyobagiriza gukurikiza ibinyoma. 6, Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi. Haleluya. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi. Nsubije amaso inyuma, nawe uyasubize inyuma, ugahera mu kwezi kwa mbere ukageza kuri uyu munsi. Imana yakurengeye mu buryo butangaje. Imana yarakurinze. Imana yakoresheje amaboko yayo. Niyo mpamvu Dawidi avuze ngo Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi. Nawe urebye imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe, urebye uburyo ki yarwanye, urebye uburyo ki yakugaburiye, urebye uburyo ki yagutetesheje, urebye uburyo ki yaguhaye ijambo, urebye uburyo ki yakuvuganiye, urebye uburyo ki watatse ikagutabara. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Dawidi abivuze neza, aravuga ngo Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, ngo kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Imana ishimwe. Garuka ushima Imana. Garuka ushima Imana mu mutima wawe. Garuka ushima Imana ubikoresheje imirimo y'urukundo. Garuka ushima Imana. Garuka ushima Imana. Wibuke hahandi wapfukamye usengera. Wibuke hahandi wari uri cya gihe byagushobeye wabuze ugutabara. Nurangiza wibuke ko wahaye Uwiteka Imana icyifuzo mu mutima, ukabwira Imana ngo Mana nundengera, nuntabara, nunteturura, nanjye nzagushima. Garuka ushima Imana. Nukuri mujye mugira umutima wo gushima Imana. Kandi niwaba winjiye mu gihe cyo gushima Imana, ujye ufasha indushyi, ujye ufasha abatishoboye, ujye urengera abakene. Nukuri ujye ugaragaza umutima wuzuye urukundo n'imbabazi. Garuka ushima Imana. Garuka ushima Imana kuko Dawidi aravuze ngo kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Imana hari ibintu byinshi ishaka kukugirira. Imana hari ibintu byinshi ishaka kuguha. Imana hari ibintu byinshi ifite muri plani yayo ku buzima bwawe. Rero garuka ushima Imana. Hanyuma akomeje avuga ngo ntihariho uwagereranywa nawe Uwiteka. Nashaka kubyatura no kubirondora byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Imana nishimwe. Iby'Imana itugirira nta wabasha kubirondora, nta n'uwabasha kubibara. Imana ihabwa icyubahiro. Ndakubwiye ngo garuka ushima Imana kubw'ibyo yakoze, ndetse unayishimire n'ibyo byinshi iteganya kugukorera. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Muhaye muronke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze. Imana ibambike imbaraga. Imana ibagirire neza. Shalom.